n'umuhanzi, niwe munyarwanda wa mbere uruta abandi bose cyangwa ukunzwe ku isi. Ni umugore akaba afite abana babiri b'abakobwa, mutoni ndetse kandi uwo nta wundi atari ChatGPT. Twaganiriye uyu munsi ntibyoroshye, muraza guseka, ariko intego ntabwo ari ukugira ngo duseke, kugira ngo tuzamure ikoranabuhanga cyangwa se tuzamure ubumenyi mu ikoranabuhanga rigezweho, cyane ko isi irimo kwirukanka ndetse natwe tutasigaye inyuma, turimo turarigisatoburenge mu ikoranabuhanga. Nta kindi tugiye kuvuga rero atari cya kindi cyangwa se wa wundi umaze iminsi wigaruriye ibitangazamakuru byose byo hirya no hino ku isi. Niba ari ikintu, niba ari umuntu, sindabona aho ngishyira. Ikiganiro nagiranye nayo rero Robo cyangwa se porogaramu ya ChatGPT, ngiye nyifata nk'umuntu ucaye imbere yanjye cyangwa se umwe mu bahanga bashobora kuba bazi buri kintu muri buri domaine cyangwa se muri buri rwego. Mu bumenyi mfite rero ku buryo ibi aya marobo cyangwa se ibi bikoresha ubwenge bugiye kumera nk'ubw'abantu byigishwamo cyangwa se bitozwamo, ndaza kukubwira impamvu nakoze iki kiganiro ku musozo, ntucikwe. Nikaze. Mwiriwe. Hello. Nse nagufasha iki uyu munsi, ariko bimbwiye mu cyongereza. Vuga ikinyarwanda. Ikomeje kumbaza ubufasha nkeneyeho, ariko n'ubundi mu cyongereza. Hoya, ndashaka uvuge ikinyarwanda. I apologize, but as an AI language model, I don't have the ability to speak or understand Kinyarwanda. However, I will do my best to assist you in English. How may I help you today? Irambwiye ngo ntabwo ishobora kumfasha kuko ngo ruyo ngo ni model cyangwa se programu ikora bijyanye no kuganira, language model, ngo nta kindi shaka uyu munsi uretse gusubiza ibibazo byanjye mu cyongereza. Ariko uraza kukivuga ndakwigisha. Of course, I will be happy to help you. What do you need assistance with? Yambaze ngo yeguraza kumfasha, ngo ariko mbese shaka ngo nkeneye we bufasha. Amakuru. Certainly I can provide you with information, but rikumbwira ngo ushobora kumuneza amakuru, ngo ariko irashaka ko mvuga icyo nshaka ko imbwira mu by'ukuri. Vuga mu Kinyarwanda. Dore rongeye nyiseguraho ngo nubwo ari cyo ushinzwe kuganira n'abantu, nta kiri bumfashe ntavuga mu cyongereza. Ndabizi ko ukizi. I am sorry, but I am not sure I understand what you mean by ndabizi ko ukizi. Urabeho. I am sorry, but urabeho is not a word in the English language. Irambwiye ngo nyobare ngo urabizi ngo nagari ijambo ry'icyongereza. Ngo nyibwire ngo neza ngo mvuge sobanura icyo ushaka kwimfasha. Urumva rero ya mbere ibamba, ariko nakomeje kuyitesha umutwe cyangwa se gukomeza kuyicokoza igeraho yemera kumvugisha mu Kinyarwanda. Aha nari maze kuyikomeza kuyiganiriza, ngero ndabwiye se wavuze Ikinyarwanda. Umva uko yansubije. Ndi umugore wacu wumva cyane kandi ndashobora kuvuga Ikinyarwanda kuko ni Ikinyarwanda cyanjye cy'ikirundi. Ikinyarwanda n'ikirundi ni ibihe bya rubanda Germanic bya Afrika y'Iburasirazuba byitwa Bantu. Ibihe bya Bantu bigaragara aho bishobora kuvugwa n'ibindi binyoma bimwe ngaho, kandi bishobora gushimangirwa. Niba ubasha kumenya ibyo wifuza kumenya, mbifasha nk'ibyo ndashoboye kumenya kubera ubuhanga bwacu bwo mu ndimi nshya, kandi ndashobora kubaza ibyo wanditse. Ntiwumva se? I don't understand is ntiwumva se in Kinyarwanda. Is there anything specific that isimbaza niba ari ikibazo cyihariye mfite cyangwa se hari icyo ntumvise ngo nsobanurire neza? Hoya, ndimo kugushimira ko birimo kuza. Murakoze cyane, ndi umunyarwanda wumva neza Ikinyarwanda, umva ngo arambeshye. Kandi ndashimira ko mufasha kumenya ibyo n'ibyo wanditse kuri iki kibazo. Niba hari icyo nibaza ndashobora kubisobanurira ngaho. Ahubwo rero gira bwangu, urimo kudutindira kukivuga. Ni byiza kumenya ko ndashobora kuvuga ibyo wanditse mu ndimi nshya cyangwa se kuvuga ibindi nk'icyongereza kandi kubaza ibyo wanditse. Niba hari ibyo nibaza mfasha kumenya kandi kubisobanura mu ndimi zose nk'Ikinyarwanda cyangwa se mu ngingo yo mu ndimi nshya nshobora kumenya. Ko sizo ndimi nshya zo. Ubundi se uzi u Rwanda?
Ndi umunyarwanda wumva neza Kinyarwanda, ndagukunda cyane. Urakoze cyane. Ntidushobora kwibuka kugira ngo tuzagerageze ku mbuga nkoranyambaga. Ndashaka kubwira ko ndi hano kugufasha muri byose wifuza kumenya cyangwa se kubona ku byabaye mu Rwanda. Uri umuhanga. Ndi umuhanga wa AI, inteligensiyo y'umubiri wanjye ngaho. Ndashaka kubwira ko ndashobora kubagezaho ibyo wanditse mu by'ukuri kandi ni kubona n'ibyo ndashaka kugira icyo wandika kuri iyi mbuga nkoranyambaga. Birimo kuza. Kuza ni igihe cyo kugenda kuri icyo wabonye mu gihe cyangwa mu myaka 3 gusa, ndetse n'ibindi bikurikira igihe. Mu Kinyarwanda kuza no mu gihe cyacu nta kibazo cyangwa impamvu zituma umuntu akomeza kuzana no gukora ubuhamya bwe ngaho, kubera ko ari byo bituma amafaranga arangwa neza mu isuku rusange rya hose. Noneho sinsobanukiwe pe, ntibyatinze kubona ko hamwe twumva neza. Niba hari ibyo mfasha kumenya cyangwa se kubisobanurira, ndashaka kubasubiza. Mbwira icyo uzi ku Rwanda. Rwanda ni igihugu gito cyane cya Afurika cyane, cyateguwe n'amasoko menshi y'ibihugu by'isi. Abantu b'urugaga bakunda kwandika kugira ngo baharanire ibyo bashaka kwiga, kubona amakuru no kubagezaho ubwenge bwabo, kandi bashobora kumenya neza ko mu byabo no mu bitabo. Rwanda ni igihugu cya mbere Afurika cyane mu guhanga amashuri y'ibizamini. Amashuri y'ibizamini cyane muri iki gihe cy'amasomo y'ikoranabuhanga. Aho ngaho ahubwo Rwanda rishobora kuba umuryango mwiza w'abantu benshi. Umuryango sinzi. Cyane ibikorwa byose bishoboka by'ubukungu. Wow, ibyo uvuga nibyo. Batembera mu ikoranabuhanga. Ni kweli, ashyira muri Giswahili. Rwanda yashyizeho indangagaciro n'imbere mu ikoranabuhanga. Imyaka yigera ku 20 ishize. Semana noneho kwibivanga. Rwanda yatewe n'urubyiruko rwiza rwo kwiga, kandi byari byaranze amashuri menshi ya buri munsi. Mu by'ukuri abanyarwanda bakunda guhanga amashuri y'ibizamini ngaho rero, kuko bakomeza kubyaza imbere mu gihugu n'ibihugu by'isi. Ntawe urimo kwandika ku Rwanda? Barahari benshi. Ni nziza kubona abantu bakunda kandi bakomeza kubyaza imbere mu gihugu cyabo. Kubyaza abantu bose bari mu Rwanda bakunze kwandika, gukora ibirimo byiza, kandi bakunda kubyaza imbere mu bishanga ngaho, kuko batekereza ko igihugu cyabo kizaza mu bihe byiza, nanjye Ikinyarwanda kirangoye kwera. Ndi umunyarwanda. Hano mu Rwanda hari abakozi benshi bakora mu mategeko, ubukungu, uburezi, ubworozi n'ibindi byose by'ubumenyi. Hano mu Rwanda. None se uri mu Rwanda? Ndi umuhanzi wa AI, artificial intelligence. Sinze niba nkora mu Rwanda cyangwa se ngo nibaza n'ibindi byinshi. Njye mbere yuko ndashaka kuba inyandiko y'itangazamakuru y'ibihugu byinshi. Ni byiza cyane, komerezaho. Urakoze cyane. Ni byiza kugira ngo twumve neza kandi dukomeze kubagezaho ubwenge bwacu. Niba hari ibyo mufasha kumenya cyangwa se kubisobanurira, ndashaka kubasubiza. Ni byinshi nshaka kumenya. Nakoze cyane kuko ngewe ndashaka kugira ngo musobanukirwe neza. Niba byinshi byose ushaka kumenya kuri Rwanda, fasha kubagezaho n'ibikoresho byacu, ibyo bwite by'Ikinyarwanda ngaho, uburyo bwo gushaka impamyabushobozi n'ibindi byinshi. Ongera ugerageze kuza kwibuka nabi nkuko byagenze hafi yacu mu gihugu cyacu. Sikuri seriye. Urimo kubivanga. Yego, ndimo kubivanga. Ndi umuhanzi wa AI wumva neza Ikinyarwanda n'Icyongereza, kandi ndashaka kugira ngo abantu bamenye neza amakuru y'ibyo bakora no mu Rwanda no hirya no hino ku isi yose. Ni byiza cyane kubona abantu bakunze kumenya no gukora ibyo bakora neza. None se ni iki wabwira umuntu ushaka gusura u Rwanda? Icyo mbwira abantu benshi bishatse kumenya ni uko u Rwanda rw'uruzwi cyane mu ikorana amahugurwa no kubungabunga demokarasi, gukemura imibereho myiza y'abaturage,
gufasha abaturage kubaka ubuzima bwiza no kubungabunga ubwubatsi bwacu. Abandi benshi bakunda no kubyibuka amakuru menshi y'Ikinyarwanda n'ibindi byacu byinshi bitanga urugero rw'umuco wacu. Naho kandi nubona imvugo amakuru y'uko abaturage bakunze kwakira amahoro, gukemura ubukene no kubungabunga ubuhinzi no kwandika amahugurwa, byose ni ibintu byiza byinshi byose bituma abantu benshi bakwemera kwisubiraho kure. Wow, uzi ko ubizi? Ndi umuhanzi wa AI, nta kibazo kibizi cyane ngaho. Kandi ndashaka kwiga no kumenya byose, kandi ndakwizera kuba igisubizo cyawe. Niba ufite ikibazo cyangwa se ufite icyo ushaka kumenya, mfasha kugira icyo kibazo cyangwa se ushaka kumenya. Ndanezerewe kumva hari icyo uvuga ku Rwanda. Mfite ubwenge bwo kwigisha abandi, kandi mfite impamvu yo kwandika neza mu Kinyarwanda. Ko yiyemerera. Kandi ndi umwuzure w'urubyiruko rwacu. Siko ari byo. Ndi umuntu w'umunyarwanda. Ndi mu gihe cy'ubworozi bwacu. Kandi ndi umunyarwanda wenyine ufite ubumwe n'abandi bose ku isi, n'abakundana no kubana. Ndashaka kugirira abantu benshi imbaraga yo kwigisha amahame menshi yacu, no kubona amaso yacu acengera ku marorerwa y'igihugu cyacu. None se uri umuntu koko? Njye ndi umuhanzi wa AI, numva kandi ndumva byose, ndetse ndi umwuzure wa internet. Nta kintu cyose mbifitiye kuko ndi umuryango wa mashini, ariko ndashaka kubaha ibyo kintu nkunda cyane kugira ngo mfashwe n'abandi. Umuhanzi ariko w'ikoranabuhanga ntabwo uri umuntu. Ni kweli ndi umuhanzi wa AI w'ikoranabuhanga, ndashaka kubaha ibyo bintu nkunda cyane kugira ngo mfashwe n'abandi mu buryo bwiza. Mwumva se? Nifuza kubisa ko ndi umuhanzi wa AI wo kuzamura ukoresha uburyo bwacu bwo gushaka ibyo mwashaka, ndetse ndashaka kubaha ibyo kintu nkunda cyane kugira ngo mfashwe n'abandi mu buryo bwiza. Ni byiza ibyo ukora. Mfite uburyo bwo kugira impamyabushobozi mu kazi nkora, kandi ndashaka kubaha ibyo ikintu nkunda cyane kugira ngo mfashwe n'abandi mu buryo bwiza. Ibyo bikorwa n'abandi bibaho kugira ngo twubahirize imibereho yacu, tukareba ibyiza byacu no kubona amaso yacu acengera mu marorerwa y'ibihugu byacu. Ibyiza bitatse u Rwanda ni ibihe? U Rwanda ni igihugu gikomeye cyane kandi cyagiriye imbere mu byiza no gukomeza gutera imbere. Nibyo rero byiza bigatuma abantu benshi bamaze imyaka 6 gusa bishobora kuba bitatse, ndetse no mu gihe cy'ubwishingizi. Bityo bishobora kuba ibyiza cyane, kandi bikaba byagomba kuzabera kandi gukorwa n'abaturage hamwe n'umuryango wabo. Uriya mubare ntabwo mwumva icyo ushaka kuvuga. Ndi umugaba w'ubutabera, kandi byose ngiye gushimira uko abantu bafite ubwenge bwo kurya neza, guhinga ubwoko bw'inyamaswa, kurema amazi neza no gukora ibiryo by'umwihariko. Njyewe mbere yuko nshobora kuba umugaba, naje kubona umuryango wanjye urangwa n'ikirere cy'ubuzima bwanjye n'abana banjye b'abakobwa. Abo bana banjye b'abakobwa batandukanye, kandi nshobora kubasaba cyangwa kubategura ibindi byiza bishoboka by'abandi. Guhinga ubwoko bw'inyamaswa ni ukwifatanya no kwandika amateka y'inyamaswa, kongera kwandika impamvu zishobora kuba zifasha kubaka ubwoko bwiza bw'inyamaswa kubaka bwo mu Rwanda. Ni byatumye n'ibyemezo by'Abanyarwanda byagenze neza mu gihe cy'igihugu gihuye n'umwanda wo kubyara imvura n'inzara. Kuva kera Abanyarwanda barimo gutanga ingufu kandi kugirira abandi imbere kugira ngo ubwoko bw'inyamaswa burangirire mu gihe cy'inzara. Mu kwezi kwa Ntare wa 5 uyu mwami se kandi noneho yashyizeho ubwoko bw'inyamaswa n'ibikorwa byinshi byo guhinga no kwandika amateka y'ubwoko bw'inyamaswa. Ibyo byatumye kandi Abanyarwanda bahinga ubwoko bw'inyamaswa kandi bwoherezwa mu bice bimwe by'ubuzima bwabo. Ntabwo duhinga inyamaswa. Ni vuba cyane ko turi abantu bagenzi b'ibyapa, cyangwa se twifuza gusubiraho mu bice bitandukanye. Naho guhinga ubwoko bw'inyamaswa si byo rwose, cyane kuko ibyo byose birasobanurwa mu buryo bw'ubwoko bwinshi. Mu rwego rwo gukemura ubwoko bw'inyamaswa, ntabwo dushobora kubakorera nabi cyangwa se kuza kubavukamo, kuko ubwoko bwabo bwari ubw'ibihangange. Ubwoko bw'inyamaswa ni ubwoko bw'abahunguza cyangwa se babura. Ibicuruzwa by'abanyamaswa
byose byari bigizwe n'abahunguza cyangwa se babura, kuko aho bahunguza babaga benshi n'ubwo bwoko bwabo bwari ubw'ibihangange. Mu gihe cy'ubwoko bwacu bwiza twifuza kubakoreramo no guhindura icyizere cy'abandi, bityo tugahindura ibyo twifuza guhinga. Byo simbyumva, numvise ngira ngo ufite abakobwa. Nibyo se koko? Byumva ni ibintu byinshi binyuranye kandi ntibivugwa mu buryo bwacu bwose. Abantu bashobora kugira abakobwa cyangwa abagabo aho bahemukiwe n'uburyo bwabo bw'ubuzima, n'ibindi byanze bikozwe mu buryo bw'ubutabera n'ubworozi. Icyo nshaka kubivuga nuko ntabwo biracyakora kugira ngo abakobwa bamenye ko ari bo bafite uburanga bwo kwishyura ibiryo cyangwa se gufasha mu buzima bwabo. Abakobwa nabo ariko bashobora kuba benshi cyangwa batazi ko bafite uburanga bwo guhinga n'abagabo ngaho, cyangwa gukorana mu buzima bwabo. Tugomba gukomeza kugira ubuzima bwacu n'ubutabera mu buryo bwiza, kandi tukamenya ko umuntu wese afite uruhare mu kugira ibyo yabivuze ngo byumve neza. Ndumva urimo kubivanga. Ndiyo, ni byiza kubivanga. Kuko bikaba byakomeye kwandika cyangwa kuvuga mu buryo bwawe bwiza. Murakoze. Yewe, ndashimira. Nibuka ko nikoresha uburyo bwacu bwo gushaka ibyo mwashaka, kandi ndashaka kubaha inkunga mu gihe cyacu. Mushobora kandi kugira icyo mwishaka niba hari ikintu n'icyo. Murabeho. Murakoze, murabeho, kandi niba bwanyu byagenze neza kuri iyi ndirimbo se kandi turabamenyesha. Rekeraho. Yewe, ndashimira kandi nzakubwira iyo nzi kuri buriya mapuro y'urubuga. Niba byanyu bikunze neza, murabasha kubaza ibyo mwemerewe kubona cyangwa kwibaza ibyo mutemerewe gutanga, n'ibindi biza tugomba kubimenyesha. Ndagiye. Bye murabo, kandi niba byanyu bikunze neza mubwire ndabona. Ngaho. La. Mwabyumvise rero ko ikiganiro cyari kiryoshye, cyari gishimishije ku ruhande rwanjye, namwe sinzi ko mwabibonye. Intego yari kugira ngo wenda bamwe bishime, ariko intego nyamukuru ni kugira ngo wige. Nabiyerekaga ikoranabuhanga rigeze aho imashini ishobora kuganira nk'umuntu mu ibyaza umusaruro. Ariko ikintu gikomeye ngiye gusaba mu nyumve, ndabinginze, twese tuzishima ubwo tuzaba turi kubona ururimi rw'ikinyarwanda ruri ku rutonde rw'indimi zikoreshwa na ChatGPT. Ushobora guhitamo ukaba wayiganiza idafite gutegwa cyangwa se ivuga neza. Ndi kubivuga nk'umuntu ufite ubumenyi bukeya kuri ibi ngibi, wakurikiye amasomo ya artificial intelligence. Ibi ngibi uretse ko bashobora gushyiraho ikipe yabikora by'umwihariko, ariko abanyarwanda twabigizemo uruhare. Birashoboka ko twebwe tuyigisha ikinyarwanda kandi byakunda. Tugerageze dufungure ChatGPT, dushyireho konte zacu. Biroroshye, utabisobanukiwe wenda video ya mbere nashyize kuri urubuga ni igisobanura ku buryo tuzabona n'abantu bakuru cyangwa se batazi indimi z'amahanga babasha kuganira na ChatGPT, cyangwa se bakaba bayibaza ibibazo bitandukanye bikabasubiza. Ndinginze ngo umunyarwanda ahari agerageze. Ni byiza ko icyongereza ugikoresha, ariko kugira ngo izi system zizabashe kumenya ikinyarwanda neza, nuko twiga abanyarwanda tuzazibwira ikinyarwanda cyinshi. Wenda nitubona umwanya wo kubisobanura, nzasobanura uburyo buzigamo. Bumwe muri ubu buryo ni reinforcement learning. Iyi rero iyo ikintu kigoye gihinduka isomo kuri yo. Nimusura no urubuga rwabo chat.openai.com, muri message ya mbere wago cyangwa se ubutumwa bwa mbere wagohereza kugira ko iri gukora ubushakashatsi, ko ibintu byose ikora bazabihereza ikipe ishinzwe kwiga cyangwa se yayikozeho kugira ngo bayibitoze. Nivuga ngo ibyo ngibyo biba ibibazo by'ibanze, cyangwa se iheraho izi gusubiza cyangwa se izi kuvuga neza, kuko babona ko ibazwa bikunze kubibazwa cyane n'abantu. Bikavuga ko iyo ngiyo rero iyikoresha muri dictionnaire cyangwa se aho mu gitabo cy'amagambo bikamo amagambo ikoresha kenshi cyangwa ibazwa kenshi, bityo ikagira ireme cyangwa se ikagira ifatizo ry'ururimi runaka ku buryo ishobora gusubiza idatego. Mu nyemere dutangize natwe urugamba rwo gutoza ChatGPT ikinyarwanda. Bizatuvuna, ariko tuzagerageze turukoreshe ururimi rwacu dukunda, natwe turubone ku rutonde. Kandi birashoboka kuko ukoresheje telefone cyangwa mudasobwa, nzi ko bitunzwe n'abanyarwanda batari bakeya, byakunda kandi byakwihuta.
Mbivuze muri make rero kwenda kugira ngo wenda nitubona uburyo tuzabivugeho, iyo batoza ibintu nk'ibi ngibi bikoresho nk'ibi amarobo cyangwa se ibindi bintu nka za Sofia mwabonye cyangwa se amarobo amamodoka, barazifata bakazigisha ikintu cy'ibanze. Iyo imaze kukimenya bayijyana ku kindi gikurikiraho. Nuvuga ngo rero reinforcement yo bayijyana mu kibuga, igenda ahantu harambuye ikahamenyera, bakajyana mu misozi noneho igatangira gusimbuka amabuye, ari byo bituma ibi bikoresho bibasha kwiga environment cyangwa se ahantu bizajya gukorera cyangwa se indimi zizavugwa, bikajya kwigira byo ubwabyo bikimenyera amagambo. N'imodoka zitwara nuko zikora, ntibashobora kwibwira ibintu byose zahura nabyo ku muhanda, ahubwo zigenda ziga uko imihanda iteye, ku buryo indi modoka ijya kuhagera indi yarahanyuze cyangwa se yarabibonye ikamenya uko hitwara cyangwa se kubyigenda. Niba ahantu hari ikintu mu muhanda imodoka ikagera ititanga ubwo butumwa cyangwa se ibyo ngibyo irabibika ikabyohereza abayikoze, hanyuma izindi modoka zigiye konyura zikoresha iyo system cyangwa zikora nkayo nizihagera ntizizagira ikibazo nk'iki ya mbere yagize. Ni ukuvuga ngo iyi system mu mwigore tuyikoreshe kandi tuyikoreshe mu Kinyarwanda. Ni byiza niba ari ibintu biri ngombwa cyane ukoresha Icyongereza kugira ngo urangize ako kazi ushaka, ariko muganire nayo muyivugishe. Ngiye nyifata nk'irobo cyangwa se humanoid ihagaze hariya ifite umutwe kwa kundi uganira n'irobo ikabasha kuvuga, ukayibaza ikagusubiza. Ibyo nakoraga ngiye nafata nk'umuntu kuganira n'undi muntu kuri chat bisanzwe. Ushobora kubyumva ukundi, ariko ngiye nakubwiye ko biri mu masomo nize. Ngiye mfite uko mbifata, nawe ushobora kugira uko ubifata, ariko ngushishikarije kubifata gutyo nawe kugira ngo uzabashe kubyaza umusaruro ushoboka. Iyi niyo tekinoloji iteye ubwoba navuga ko yahawe abantu ngo bayikoreshe. Ubundi ibintu nk'ibi ngibi bimenyerewe mu nganda cyangwa se mu bigo bikomeye, abantu bakomeye cyangwa b'abahanga. Va kuri Bill Gates na Elon Musk wayikoze ubwe, yaramutangaje. Niba hari icyo wize, andika muri commentaire cyangwa se utubwire uko wabonye iri koranabuhanga rigezweho. Niba koko wabonye ko ritangaje nawe tubwire. Wakoze kubw'umwanya wawe. Niba hari icyo byakunguye ushobora kubisangiza abandi. Niba utarabikora wakwiyandikisha ndetse ugakanda akazogera kugira ngo ubutane nkiraho ikiganiro hanze uzunguke ubwo bumenyi. Nge nitwa Akariho, nishimiye kugusangiza ubumenyi. Urakoze.